Afurika ni umugabane utuwe n'abaturage barenga miliyari, bagabanyije mu bwoko butandukanye ndetse bagatura ahantu hatandukanye bitewe n'imipaka y'ibihugu byabo, cyangwa se nanone bigaterwa n'imibereho kuko buri muryango ufite imibereho yawo yihariye utandukanya n'indi. Ethiopia ni kimwe mu bihugu bituwe n'abaturage b'amoko atandukanye. Muri yo twavugamo abitwa ababodi bafite imibereho itangaje, banywa amata avanze n'amaraso, kandi kugira ngo ube wubeshywe mu muryango mugari ugomba kuba ufite inda nini bigaragara. Abanyarwanda bo baravuga batagahuga umuca kandi wako, kandi ngo katawugira karacika. We birashoboka ko bise bigutera amatsiko iby'uyu muco w'ababodi. Ngo haye ikaze ku muyoboro impaka nimuha amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'inyuma mwabwiye mutabizi byose bijya habona. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye muri kumva ndipenewe muvandimwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye, nanone ikaze. Ababodi ni ubwoko bw'abantu biberaho banyuzwe n'imirimo y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Iyi mirimo yabo bayikorera mu kibaya cy'uruzi rwa Omo, ari naho batuye. Ubworozi bwabo bushingiye ahanini ku nka. Kuri b'inka ni itungo ry'ingenzi mu buzima bwabo. Bayikuraho amata ndetse bakanayivomamo amaraso bavanga n'amata bakabinywa nk'ifunguro ryabo ry'ibanze. Inka kandi bayikoresha mu birori by'imigenzo yabo ya gakondo, irimo nk'umuhango wo kwizihiza umwaka mushya. Umwaka wo muri Ethiopia utangira mu kwezi kwa gatandatu ugereranyije nuko twe tugendera kuri kalendari ya Wari tubibara. Kuri uwo munsi wo kwizihiza umwaka mushya, nkuko natwe twizihiza ibyitwa bonane, bo bakora ibirori bikomeye cyane mu muco wabo byitwa kayel, bisobanura ibirori by'abagabo babyibushye. Mu kwizihiza uyu munsi kw'ibirori bya kayel twakita iby'umwaka mushya, abaturage bo mu bwoko bw'ababodi bakora amarushanwa y'abasore batarashaka abagore. Baba barushanwa kunywa uruvange rw'amaraso y'inka n'amata. Ni amarushanwa akomeye kuko buri muryango mugari muri 14 igize ubwoko bw'ababodi utoranya umusore w'imyaka nka 14 bizeye ko ahiga abandi bo muri uwo muryango, maze bagahura ari 14 kuri wa munsi w'ibirori bya kayel, bakarushanwa kunywa amaraso avanze n'amata. Aya marushanwa si ugupfa kuyitabira. Umusore muri babandi 14 baba batoranyijwe n'imiryango yabo bimusaba iminsi 14 y'imyitozo yo kwitegura iryo rushanwa. Iki gihe abujijwe gukora ibintu bimwe na bimwe, cyane cyane akirinda imibonano mpuzabitsina muri iki gihe cyo kwitegura. Ngo abyukira kuri litiro 2 z'amata avanze n'amaraso by'inka, ubundi akaza kongera kubinywa gake gake uko umunsi ukura. Kubera kunywa aya maraso avanze n'amata bakabinywa ari byinshi bikabije, ngo si ibanga kubona umuntu ari kurukura uruvangitirane rw'amaraso n'amata kuko barabinywa bakarenza urugero. Kuri wa munsi w'amarushanwa rero iyo wageze, bisiga ibyondo ndetse n'ivu maze bakiyereka barushanwa mu mikino ngororamubiri. Bimwe mu bice bigize iri rushanwa, hari aho bagera bakazenguruka ibiti byitwa bitagatifu. Aha noneho baba bavanze n'abagore. Muri uku kuzenguruka ibiti bitagatifu, abakemurampaka nabo baba ari aho bareba uyereka neza. Iyo birangiye bafata inka bakayica bakoresheje ibuye naryo ryitwa ritagatifu. Iyi nka barayibaga bakayikuramo amara yayo, maze bagakoresha aya mara y'inka mu gufindura icy'umwaka mushya ubahishiye. Iyo bamaze gufindura icy'umwaka mushya ubahishiye, abakemurampaka baraza bagatangariza imbaga uwatsinze amarushanwa. Bahita bamwita umugabo ubyibushye w'umwaka, maze bakabimwambikira ikamba marana umwaka agasimburwa n'undi. Ibi ngo babimuhera icyubahiro gikomeye kuko muri ubu bwoko bw'ababodi kugira inda nini ni ikintu cy'ingenzi. Abagabo baho bakora imyitozo myinshi yo kunywa rwa ruvange rw'amaraso n'amata kugira ngo bakunde bazane inda. Ngayo rero ngo kuby'ababodi, nge naripenewe muvandimwe. Uyu ni umuyoboro impaka nimuha amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'inyuma mwabwiye mutabizi byose bijya habona. Iyi ni Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, ntugende udakoze subscribe. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.